nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ikaze abanyarwandakazi kandi ngucuze kadasohoka za GOH Emile ntabwo twabibagiwe. Uyu munsi reka dutangire gutya. Umusifuzi aditera Jihad araze ni umusore wirabura mu maso ariko wigaruriye imitima y'abanyarwanda muri rusange. Ijwi rye ni risanzwe, igihagararo cye reka ntiwavuga, kandi nawe niyo umubonye ubona kadasanzwe. Uyu nta wundi ni Rugangura Axel, umunyamakuru wa Radio Rwanda ukora mu bintu bijyanye n'urubuga rw'imikino, mu kogeza imipira, mu gusesengura, ni umuhanga. Ese nawe reka nkwibariza ikibazo, bakubajije gutondeka abanyamakuru beza mu Rwanda, Axel yaba ari ku mwanya wa kangahe? Ako kantu ukandike muri comment. Ubundi Axel yavutse ryari? Yavutse ese ubundi ko ari umunyamakuru yize ibintu bijyanye n'umunyamakuru? Niyo mpamvu GOA ndahangaha umubwira amakuru yose gatanu ku kandi. Rugangura Axel yavutse mu 1988, yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu 1993 nibwo Axel ndetse n'ababyeyi be bavuye mu Burundi berekeza mu Rwanda, baza kuba mu karere ka Kicukiro ahitwa nka Sonatube, aho birumvikana n'umurwa mukuru wa Kigali. Ariko Axel afite imyaka 6 yaje guhura n'ibyago, aje kubura papa we kubera ko papa we yapfiriye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuva Axel afite imyaka 6 atangira urugendo rwe rw'ubupfubyi. Gusa Axel amashuri abanza yayize mu mujyi wa Kigali mu ishuri ryitwa Apaperi, naho amashuri yisumbuye yayize mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu ishuri ryitwa Institut Presciare de Mukarange. Ni bene waze muri iri shuri cyangwa se uryigamo uvuga uti nanjye niga mu ishuri icyamamare cyizemo. Ariko icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyangwa se Advanced Level yakize mu mujyi wa Kigali mu kigo cyitwa APAD. Axel ari muri Advanced Level yarakoze cyane, ariga cyane, ashyiramo imbaraga, bimuha n'amahirwe yo kubona amanota amujyana muri kaminuza, kubera yuko nyuma y'ibihumbi 2009 nibwo Axel yaje gukomeza muri kaminuza y'u Butare, yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Iryo shami ryaje kwimukira mu mujyi wa Kigali. Ariko burya iyo umuntu ari umwana bafite inzozi nyinshi zibaga zigiye zitandukanye. Nawe reka nkwibariza ikibazo, cyari kiri umwana wumvaga uzaba iki? None uburi iki? Na Axel nawe rero kirakiri umwana wumvaga azaba umusirikare, akaba umukomando, akaba sniper, nyine akaba special force, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngera bikundaga cyane, bityo abantu baje kujya bamwita ku mutanyi kuko yakoraga ibintu bijyanye n'ibyo gisirikare. Ngera bakundaga cyane kubera yuko abasirikare ngo baje bagagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo byabaye Axel rwose abireba cyane, bityo atuma akunda abasirikare. Byagendaga kuri byagendaga bihinduka. Axel aza kwimvamo impano yuko yazaba muganga, kandi akumva neza yabishobora, akajya atera abantu inshinge, abavura za rusoka, abavura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kuko Axel yahoraga imbere ya televiziyo, ibyo nabyo byagiye bihinduka kuko buri Axel byagendaga areba amakuru kuri televiziyo. Hari abanyamakuru benshi yakundaga arimo nka ba Marcel, ba Jarambere Gatare, abo bose turabazi kuri Radio Rwanda. Ibyo bintu byatumye Axel yarafite zo kuba umusirikare cyangwa se kuzaba muganga. Izo zose zigenda yumva azabamo umunyamakuru. Bityo rero Axel ubwo akura atangira yigavuga yuko azaba umunyamakuru, akazaba nka ba Jarambere Gatare cyangwa se ba Marcel Rutagarama. Bro rero amakuru kuri televiziyo nibyo byatumye ahitamo kugitangazamakuru ndetse n'itumanaho muri kaminuza. Kugeza ubu dore bwo nuko Axel umunyamakuru w'imikino ntiyakundaga gukina umupira w'amaguru cyangwa se nakundaga gukina ibintu by'imipira, kubera yuko burya Axel kera yikundaga gukina imikino ya karate. Dore ko bivugwa yuko afite umukandara w'ubururu muri karate, ariko we hari igihe akenshi wumva avuga ngo afite ntwari, umwe ngo afite ubururu. Muri make we imikandara arayivanga, ariko nyine naje gushakisha amakuru nsanga afite umukandara w'ubururu muri karate. Nanjye rero byanteye amatsiko, nanjye ndaza kuzamutumira ubundi tuzipime tureba ari ngewe nawe ninde watsinda. Umukino wanjye nawe uri connecting ariko nguragira processing. Ikiniraga mw'abantu mwe yite nakinaga mu mbabarira uko maje kwikubwira hejuru. Rero Axel yakundaga gukina karate ariko ntiyakundaga gukina umupira, ahubwo yaje kuba umunyamakuru w'imikino. Dore ko aniga itangazamakuru ndetse n'itumanaho ihuye, yumvaga atazaba umunyamakuru w'imikino, yumvaga azaba ibindi akajya avuga amakuru, ibintu bya showbiz, entertainment, ariko akumva atazaba mu bintu bya siporo. Yaje kwisanga mu bintu bya siporo ate
burya ngo Rugangura Axel ubwo yabaga ari mu karuhuko cyangwa se baratashye baravuye ku ishuri yakundaga kujya kurebera umupira mu tubari twa dutuye hafi y'iwabo. Ariko hari babandi bakunda kureba imipira none umupira warangize igice cya mbere cyarangira ukumva arimo abaseshenguzi benshi bavuga bati bimeze bitya byifashe bitya. Axel nawe rero muri abo ngabo babaga arimo ukabaga afite amagambo menshi ari mu maka myinshi kandi agasanga ibyinshi avuze bibaye byo. Ukiro bwe yavugaga aho ngaho hari umunyamakuru wakundaga kuza kuhanywera, umunyamakuru bitaga Mamo Thierry rwose ari umunyamakuru wa Contact FM, ariko akijya ahora abona Axel ari mu maka kandi binavuga akona ari byo. Niko kuza kwegera Axel akamumaza ati ko mbona ufite impano yo kuvuga iby'imipira ibintu uwaguhamikira ko abishobora. Axel aravuga ati rwose ngewe nabishobora dore ko no ku ishuri niga itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Nuko uwo munyamakuru bita Mamo Thierry rwose aramubwira ati reka nzeho gato nzakubwira. Umva iyo mubajije impamvu atarashaka ukuntu agusubiza. Buriya rero gahunda zose n'uwiteka uzigena, hanyuma ikindi nta pressure ndiho. Ubwo rero nta marato ngiye, ntago ndi muri marato, ntago ndi gusiganwa, nta pressure ndiho. Kubaho bidatinze Mamo Thierry rwose aramuhamagara aramubwira ati hari ahantu nakuboneye ugomba kujya kwimenyereza umwuga kuri radio bita CFM. Axel bataye mu gatwi nakujije na guca ku ruhande aravuga ati cyane rwose ahita agiyeyo yasanze abantu bitwa bataifa ndetse n'abandi. Nuko si ukogeza imipira ndetse no gusesengura aho ngaho rwose karahava bigarura imitima y'abanyarwanda benshi. Ariko burya Axel ntago yavuze amakuru gusa y'imikino, burya ageze naho avuga amakuru asanzwe ayanga dusanzwe tumva atari amakuru y'imikino ayo mu baturage bisanzwe kandi arabikora ariko abikora neza. Nuko Axel nyuma yaho aza kubivamo yikomereza mu by'imikino, ariko aho naho Axel niyo hatinze kuko yavuye kuri CFM ajya kuri Antarctica yivuyeho ajya kwimenyereza umwuga kuri KFM cyangwa muri international. Kubera ko ibyo byose burya Axel nubwo yabikoraga yarakiri umunyeshuri, yarakiri ku ntebe y'ishuri yiga itumanaho n'itangazamakuru dore ko yaryimukiye mu mujyi wa Kigali. Mu 2013 nibwo Axel yaje kurangiza muri kaminuza y'itangazamakuru ndetse n'itumanaho ajya gusimbura umunyamakuru bitaga Rutamu Ericho twese turamuzi, ari umunyamakuru w'umuhanga cyane ndetse no baramwemera yakoraga kuri Radio Rwanda. Ariko Rutamu Ericho yaje kuva kuri Flash FM agiye kurigeza kuri Radio Rwanda, noneho Rugangura Axel aza kumusimbura. Aje kumusimbura yahasanze umunyamakuru bita Rugimbana Theogene. Umunyamakuru bita Rugimbana Theogene ni umunyamakuru biganaga na Axel ku ishuri. Ubwo urumva Rugimbana Theogene yari kuri Flash, hano Axel wari kuri KFM. Noneho Axel avuye kuri KFM asanga Rugimbana Theogene kuri Flash. Rugimbana Theogene ngo bari inshuti cyane ku ishuri dore ko ibintu byinshi babikoranaga. Muri make dore ko niyo bagize Rugangura Axel umunyamakuru bahuje cyane bakoranye bane inshuti ataciye no kubana taye n'indi leta kubwira ati nta wundi ni Rugimbana Theogene. Uguza agashyaka be hagati Rugimbana Theogene ndetse se na Axel. Burya Rugimbana Theogene na Axel bwakorega kuri Flash mu bijyanye no gusesengura imikino ndetse no kuyogeza bari abahanga cyane. Noneho umunyamakuru wa Radio 10 aza kubabenguka aza kubafata arabahamagara arababwira ati nge narababonye muri abahanga narabakunze cyane, reka mbasinyishe kontra muve kuri Radio Flash muze kuba kuri Radio 10. Rwose barabikora byumvikana amasezerano barayasinya. Ariko ubwo Axel agendaga ataha mu nzira agendaga bimwanga mu nda, none agenda agisha abantu inama ababwira uti ngewe ndi kuri Flash ariko nasinya amasezerano yo kujya gukorera Radio 10. Axel abantu bagenda bamugira inama ariko ageze kuri mama we, mama aramubwira uti mwana wanjye ira Radio 10 sigiyivaho yigumeho dore ko mivuyeho mwese rwose uramubosi mwamumuhemukiye kandi ubona ko yagukoreye ibintu byiza cyane. Nuko bukeye bwaho Rugimbana Theogene ajya gukorera kuri Radio 10 aho Axel we asubira kuri Radio Flash. Rugimbana Theogene yibaza impamvu Rugangura Axel atari yaza gukorera kuri Radio Flash arahera. Afite telefone aramuhamagara aramubaza ati se muvandimwe ko twasinye bwakiye we arwaye. Axel aramubwira ati muvandimwe twasinye ariko narebye mbona mvuye kuri Flash ko twadukoze ibintu bitari byo. Nagishije inama barambwira bati ngiye ningome kuri Flash nta kibazo rwose ku makuru 10. Nuko Rugimbana Theogene atandukana na Rugangura Axel ajyo. Hashize imyaka 4 Axel ajya kumva telefone iramuhamagaye. Harebye neza asanga ni imibare itarenze 10 muri telefone ze rwose arayitaba ajya kumva amubwira ati
umuyobozi mukuru wa radiyo y'igihugu twifuzaga yuko waza ugakurikiza mu wagitsinda ugakora kuri radiyo yacu, radiyo Rwanda, radiyo y'igihugu. Axel nakujijinganya haravuga uti rwose aho ngaho ndi tayari, dore ko Axel yari umuhanga, araza akora ikizamini aranagitsinda, kuva ubwo ngubwo atangira kuba umunyamakuru wa RBA. Twageze ndetse no kwisesengura, ivumbi riratumuka karahava, yegarura imitima y'abantu, inyarugenge umunga arahatwika. Uyu munyamakuru dukunda turi benshi avutse mu 1988, ubu turi 2025. Uyu abafite imyaka ingahe? Ngiye ntabwo nize imibare, abize imibare batubwira, dore ko nge rwose ni by'imibare rwose ngewe nakantu nibereyeho ngo ni 37. Ubu Axel afite imyaka 37, ariko ibivugwa yuko Axel afite se umwana byaba ari byo, banza wumva kakana ko urona nk'umukobwa wanjye agiye mu wa gatanu. Mu wa gatanu umwaka utanu. Mu wa gatanu primaire, umwana wa gatanu primaire bari kugenda asoza primaire, abari kugenda agenda. Nkuko mubyumvishe, Axel afite umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa bamwita Rugangura Isaridoha Ahumera. Axel yamubyaranye na Giramata Aline Sikano, nawo munyamakuru kuri radiyo Rwanda mu gisate cyo kwamamaza. Imfura y'ubungu mu kwa 9 izaba igiye kwiga mu wa 5 mu mashuri abanza. Urumva wa mugabo tutaramwibeshyeho. Namwe ngo ntarashaka, umuntu ni umupapa ngo ntarashaka, ahubwo yarashatse nuko bitari byacu mu mategeko. Papa ikintu kimwe rero, ita ku byawe, kuko niwita ku by'abandi uzasanga ibyawe byaratakaye, ujye kubigarura ubone bitagikunda. Ngiye mwari muri kumva ni GOA Emile, ni wakunze iyi video bakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo n'ibiganiro byacu dukora bizajye bibageraho. Murakoze.